tugiye kurebera hamwe amoko y'indwara zitandukanye cyane cyane inzoka zo mu nda. Kandi muri izo nzoka turahera cyane cyane ku nzoka bakunda kuvuga ngo yitwa amibe. Amibe ntabwo ari inzoka imwe, ahubwo ni inzoka irimo imigabane itandukanye. Hari amibe bita kori, hari moeba kori, hari antimoeba, ndetse niyo bita kistamibe, imwe abaganga ba kizungu bakunda kwita ngo ni amibe y'imisaraba. Iyo amibe rero hari igihe ibamo utuyoka duto cyane tutabonwa n'ijisho ry'umuntu, ahubwo igasuzumishwa ibyuma byabigenewe maze ikagaragaza ibimenyetso bitandukanye, ari byo ngiye gutondagura bigera nko muri 13 ibimenyetso by'inzoka ya amibe. Tureba tuvugaho bikeya kuri izo nzoka, tuvuge ibimenyetso byazo, tuvuge ibizitera, hanyuma tusoze tuvuze no ku muti wazo. Imiti rero kuko ari nyinshi, nazo n'imiti nayo ni myinshi, turavuga mikeya. Amibe ni inzoka itera kuribwa mu nda nto hasi mu mara, aho bita muri bas ventre. Iyo nzoka icyo ni ikimenyetso cyayo cya mbere mu biyiranga, aho niho ikunda kuryanira cyane, ndetse hakaba nubwo ihinguranije igafata n'igice cy'inyuma cy'umugongo cyepfo mu rukenyerero, maze abenshi bagakunda gucika umugongo. Ubundi reka dukomeze ibyo bimenyetso murajya mubyumva. Nanone amazi atwika akunda gusohokera imbere, ariko ndagira ngo iyo ni intandamyi. Reka tuvuge cyane kuri amibe. Intandamyi turayigarukaho tuyigezeho nayo, kuko nayo ari imwe mu biterwa n'iyo nzoka. Amibe icyambere itera gikomeye ni ukuma mu kanwa, umuntu akagira icyaka cyinshi. Muzakunda kubibona kenshi no ku bana bayirwaye, bakunda kunywa amazi ariko inyota ntishire. Ikimenyetso cya kabiri ni ukonda cyangwa se kudara, umuntu akazongwa, akaba barya bata ugasanga yarazonzwe, yaranyunyutse, ibiro bigenda bigabanuka bitewe n'iyo nzoka ya amibe, kuko ikunda kwibasira cyane intungamubiri, maze zaba zigeze mu mara mato ikazinyunyusa, ndetse yaba yazibuze ikayakomeretsa, umuntu akituma amaraso. Ikimenyetso cya gatatu cy'inzoka ya amibe ni ugutakaza ibiro biragabanuka. Ikimenyetso cya kane ni ukwituma ururenda rwo ku mugongo. Ikimenyetso cya gatanu ni ukwituma icyuka gusa, umuntu akajya kuri wese akubiwe wumva ubishaka, ndetse n'ubwenge n'ubwonko wumva bwamaramaje, ariko wagerayo ukagaruka bikunaniye kwituma bikugoye, ndetse utitumye waba unabishoboye ukituma bikugoye. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukugereka ukituma amaraso. Ikimenyetso cya karindwi ni diare, no gufunga rimwe na rimwe bikagenda bisimburanwa cyane cyane, ndetse bikunda kuba no ku bana bato, ikunda kubatera diare. Ikimenyetso cya munane ni ugucika umugongo, ugasanga umugongo, ubundi indwara z'umugongo zikunda kubamo imigabane 3 ndetse n'ine itandukanye. Hari igihe biba ngombwa imisokoro yaba mikeya, diske zo ku mugongo, ku ruti rw'umugongo zikasa n'izishatse kubisikana, cyangwa se imisokoro yaba mike ukumva wahora ushimagura umugongo ukaba wanawukobora kuri iryo gufa ry'uruti rw'umugongo. Umugongo nanone ushobora guterwa nuko umuntu yarwaye umutsi wo mwitako ufashe mu mpyiko bita nerve sciatique, utera gucumbagira itako rimwe na rimwe. Nanone umugongo ushobora gucibwa n'iyi nzoka ya amibe. Rero niyo mpamvu ku barwara imigongo, ntabwo imigongo yose iterwa na amibe gusa, haba hari n'izindi zishobora gutera indwara y'umugongo. Ariko ikimenyetso cya munane cy'inzoka ya amibe ni ugucika umugongo. Icya 9 ni ukunanirwa imibonano ku bashakanye. Ikimenyetso cya 10 ni ikizungera, umuntu akajya akunda kugira isereri cyangwa akagwa hasi gitunguro. Ikimenyetso cya 11 ni imifurungano mu mara manini. Ikimenyetso cya 12 ni ugukushuka, wakwisiga amavuta ntafate. Ikimenyetso cya 13 yaba intandaro ya hemorrhoid. Noneho iyo umuntu akomeje kugira ibyo bita constipation cyangwa se impatwe, ishobora gutuma umuntu arwara hemorrhoid,
urura rukarambuka. Ku bana batoya bayifite bakunda no kurwara indwara bita kumurika cyangwa se gusohoka kurura runini. Noneho ibyo nabyo bibaho, maze ibyo bikaba intandaro ya hemorrhoide. Noneho umuti wayo rero reka tuvugeho, ariko tutaravuga wenda no ku miti. Amibe ifite ibiyigaburiro bituma igira imbaraga, biyitera. Ishobora no kwandura ikaba heredité, abana bayandurira ku babyeyi. Ishobora no kwandurira mu mwanda, waho abantu bituma nka bamwe bakunda kwicara kuri ya mawese ameze nk'imbehe, umwe yahaguruka undi akahita hasubira. Ibyo bishobora gutuma amibe yandura. Ndetse amazi adatetse, kuko amibe ubundi inzoka hafi ya zose zikundira imyanda, niyo zituramo, niyo zigaburira, niyo fumbire yazo. Ni nayo mpamvu ku bantu bakunda kunywa amazi kenshi badakunda kurwara ibintu by'utuyoka, ibintu byo kuribwa mu nda uko bishakiye, keretse iyo banyuranije n'amategeko y'ubuzima cyangwa se bakaryagagura. Biba bifite ingaruka iteka ryose. Abantu bahora banywa amazi gitondo n'ikigoroba, bakayanywa nk'uko byategetswe, nk'uko byateganijwe, nk'uko umubiri wabo uyakeneye. Ntago bakunda kuryaryatwa mu nda, keretse kuko n'utangiye kuribwa akumva mu nda havumbutsemo imivurungano, ukihutira kunywa amazi vuba vuba. Nubwo wanywa agatasi cyangwa akarahuri kamwe k'amazi ashyushye, ako kanya uhita ucecekesha imivurungano, inzoka zikongera zigasubira mu kibiko cyazo, zigacurama, ukumva umuntu abaye muzima. Kwakunda abandi baribwaga n'inzoka bakubika inda. Noneho kunywa amazi niwo muti wihuta cyane mu kuzicecekesha no kuzicuramisha. Noneho amazi adatetse ni ifumbire y'inzoka n'amibe muri rusange. Nanone ibi bikoma abantu bakunda kunywa by'amamera, imisururu, biriya muzi bikunda gushigishwa mu ngunguru, ibindi bigaterekwa mu bibindi, ndetse bimwe nsanga bidasukuye. Ibyo nabyo ni bimwe mu bizigaburira. Ibikomoka ku matungo byose, amata, amafi, amagi, inyama n'ibindi byose bifitanye isano n'amatungo, ibyo byose ni ibigabo ryabyo. Nta muntu ubikoresha ushobora gupfa gukira inzoka uko abishaka. Ibyo birazigaburira bikazigwa neza. Ibyo byose birazinezeza kuko biri mu bizitunga, bikazongerera imbaraga, ndetse bikanaziha ububasha bwo gukomeza kukugwa nabi. Iyi mitobe iyi isembura, imitobe murayizi iva mu bitoke, hari niva n'ahandi. Ya indi ibamo za bakteri ishobora guterekwa ugasanga uko wawuteretse mu gitondo atariko ukimeze nimugoroba ugasanga wisembuye wahiye. Nawo ni igabu ry'izo nzoka, zirawukunda cyane. Niyo mpamvu muzakurikirane ku bantu bafite amibe yabakoronije cyane, iyo agerageje gukoresha ibyo bintu biryohereye, ako kanya ihita itera imivurungano, byaba ngombwa akadiyara. Muzabibona no kubakunda kunywa amata ashyushye, kuko nayo barimo akaryoherere, nayo iyo ageze mu nda amibe iravurungana rwose, maze igatangira guteza nanone imivurungano uko ibibonye ibiyivugurura. Rero reka twihute cyane tuvuge ku miti, tutaza gutinda mu busobanuro, maze tugasoza imiti tumvikanye. Reka tuvuge ku miti. Imiti rero ya mibe ishobora kuyiburagiza rwose ikayutesha umutwe. Icyambere ni ugufata ikirahure cya time cy'amazi watetsemo time, cyangwa se agatasi ka time. Noneho ugashyiramo ikiyiko cy'ibumba ry'icyatsi kibisi. Ugafata uduheke 4 twa tungurusumu wasekuye cyangwa wacagaguye cyangwa wahondahonze, ukatuvanga na rya bumba ku kiyiko, ukabihuriza mu kirahuri cyangwa mu gatasi k'icyayi cya time. Bikararamo. Mu gitondo kare ukabiyungurura, ugashyiramo ugakamuriramo indimu, kuko nayo igwa nabi inzoka ikazishegesha. Ugashyiramo n'akayiko k'ubuki, ubuki butari amazi ahubwo bw'umwimerere, kuko zihutira cyane kuza kurya ko karyoshye, ariko hakaba harimo n'izo za acide wateranije zishobora kwica icyo kibi cy'inyamaswa cyitwa inzoka ya mibi. Noneho warangiza ukanywa ayo mazi. Ndasubiramo, na amazi watetsemo time y'icyayi cya time mu gatasi, ugashyiramo ikiyiko cy'ibumba ry'icyatsi kibisi,
ugashyiramo uduheke 4 twa tungurusumu watonoye, ukatwoza, ukadusekura cyangwa ukadusya, ukaduterera muri ya time mu gatasi, bikararana. Mu gitondo ukabiyungurura, ugashyiramo indimu uyikamuriyemo, ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki, ukanywa ko gatasi, ukakarangiza. Ugashyiramo ibiri bwirirwemo uza gukoresha nimugoroba. Ibyo ukabikora iminsi 7 wikurikiranije. Ibyo bivura amibe. Nanone kubafite ibyatsi by'ibiti byita amapera, amababi y'amapera 10 uyateka muri litiro y'amazi, ndetse kuba mibe irembeje cyane ntubanza no kuyateka, ahubwo uyiyasekuye ayo mababi 10 umuntu ari kudiyara amaraso akagereka, ukamara kuyanoza ugashyiramo ikirahuri cy'amazi meza atetse, ugakamura ukayungururuka mu cyo kirahuri, kudiyara amaraso bihita bihagarara, amibe gacurama. Iyo yatetse kuba afite utwana duto turwara amibe, ufata amababi 10 y'amapera ukayatogosa muri litiro y'amazi, yamara kubira ukayakura ku ziko, ukayahoza arakazuyaze, ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki. Umwana mutoya ahabwa ibiyiko 2, umwana w'incuke cyangwa se uruseho agahabwa igice cyako karahure, noneho umuntu mukuru akanywa ikirahuri cyose. Nabyo bikorwa mu gitondo na nimugoroba, ukabikora iminsi 7. Ibyo rero iyo ubikoze ukabikora nka 2 mu kwezi, amibe ishobora gucurama ukamara n'amezi 6 utarayumva. Icyakora kuko ijya yongera guhembuka iyo wongeye gukoresha bya bindi biyihembura nyine twavuze by'ibirire n'iminywere biha imbaraga, irongera igahembuka ikamera nk'inda y'umunambe yongeye gusubira ku mubiri, maze yakurya ikagushinga amenyo ukagira ngo ni umuntu ukurumye, noneho ikakugwa nabi cyane. Niyo mpamvu nyuma y'amezi 6 niyo wayivuye urongera ugasubira muri wa muti kugira ngo ukuremo n'amagi yayo. Kandi nongere nibutse abantu birengagiza kunywa amazi. Amazi adufasha gukuramwa amagi y'inzoka. Inzoka ntabwo zishobora kubona uko zarika mu mubiri igihe cyose umuntu ahoranywa amazi, ayitayeho, ayakoresheje, akomeje amazi. Babandi bakunda kuyasuzugura no kuyirengagiza, burya baba bashaka guhinduka icumbi ry'indwara. Niyo mpamvu muri iki gitabo cyitwa Rengera ubuzima, umuzingo ni uwa mbere, page 116, haranditse hatya hati amazi ni umugisha. Haranditse hati amazi, umuntu yaba ari muzima cyangwa se arwaye, amazi meza ni umwe mu migisha y'ingenzi ikomoka mu ijuru. Ni ikinyobwa Imana yashyiriyeho kumara inyota. Iyo amazi anyowe bihagije afasha umubiri kurwanya indwara. Amazi burya ni vaccine, nirwo rukingo rwacu. Niyo mpamvu nubwo yaba ari n'uruhinja, twa duhinja dusigaye tuvuka tudashoboye kwituma, amara yatwo yarumakaye bitewe na ba nyina bananiwe kurya igihe basamaga, ibyo kurya bikabananira. Ibyo bizajya bituma abana benshi b'impinja bavukana amara adashobora gufunguka, amara adafite ururenda ruhagije bitewe no kubura amazi mu mubiri. Kubera iyo mpamvu kutagira amazi mu mubiri bizajya bigenda bituma abana bavukana uturwara twinshi. Amazi rero ni vaccine. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo iyo amazi anyowe bihagije afasha umubiri kurwanya indwara. Gukoresha amazi mu buryo bwo gukanda umubiri ni imwe mu nzira zoroshye zo gutuma amaraso agenda neza mu mubiri. Kwiyuhagira amazi akonje cyangwa se y'akazuyazi ni umuti utangaje w'amavunane. Kwiyuhagira amazi ashyushye bifungura imyenge y'uruhu, bikaba n'inyunganizi mu kwirukana ubwandure mu mubiri. Kwiyuhagira amazi ashyushye cyangwa se y'akazuyazi bituma imitsi yumva imererwa neza, kandi bigatera amaraso kugenda ku rugero rukwiriye. Nyamara kandi kuvurisha amazi ntibyishimirwa nk'uko bikwiriye, maze kubikora mu buhanga bikaba umurimo abenshi batishimira gukora. Usanga n'abana bavuga ngo ni ngo byabizi, ugasanga ngo nukunywa ngo ibizi, abandi ugasanga bari kuyasiganira, ugasanga umwana ari kuvuga ngo ngiye mu mpeduke cyane, ngewe ngo ntabwo ngo nayamara, ukabona mbese biteye ubwoba. Noneho bakagira umwete ku meza bagiye kurya, ariko mu kunywa amazi ugasanga ni ibintu batishimiye. Nyamara kandi iyo usomye neza mu bitabo by'ubuvuzi, indwara 46 zivurwa n'amazi gusa, nta muti wundi uvanzemo, nta kinini unyoye, nta cyatsi uvuguse. Ukoresheje amazi gusa mu kuyanywa, mu kuyajundika, mu kuyicaramo, mu kuyakandagiramo, mu gusama ukayogamo mu kidendeze, ndetse no kuyisuka mu mutwe, no mu yiyuhagira, ibyo byose birahagije ko ukiza indwara zigera muri 46.
amazi rero ni umuti utangaje w'amavunane, maze kandi kuyakoresha mu buhanga bikaba ari umurimo ngo benshi batishimira gukora. Hariho uburyo bwinshi bwo gukoresha amazi ku mubiri kugira ngo byoroshye uburibwe kandi birwanye indwara. Abantu bose baba ari bazima cyangwa se barwaye, mu byo kuvurira imuhira, cyane cyane igitsina gore, bakwiriye kumenya gukoresha amazi. Ababyeyi b'abagore cyane cyane nibo umwambi w'ubuhanuzi utunze agatoki, bakwiriye kumenya uko bafata imiryango yabo ari bazima cyangwa barwaye bakoresheje amazi. Amazi rero yirukana inzoka, ndetse amazi agakuramo n'amagi yazo mu mubiri. Inzoka y'amibe rero reka tuyiveho, maze twimukire ku nzoka yitwa ogizire. Ogizire ni utuyoka duto cyane tutabonwa n'ijisho, dutera kwishimagura cyane mu kibuno hagacika n'ibisebe. Ni utuyoka duto, abana bakunda kuturwara. Utwo tuyoka natwo turazahaza, utwo tuyoka tugwa nabi abaturwara, ariko ndajya nihutira cyane ku miti y'utwo tuyoka ndetse no ku zindi. Ni ukuvuga ngo kurya karoti mbisi ebyiri buri gitondo kare mbere yo kunywa amazi, inzoka zigiteraniye hamwe zikiri mu kibiko cyazo, aho ziba zikiri, iyo hekenye karoti irazishegesha nazo, kuko aside iba muri karoti nubwo mwumva iryoherera, ariko habamo na aside ishobora kwangaza ascaris n'izindi nzoka ikazigwa nabi cyane. Guhekenya rero karoti mbisi ebyiri, ubwo ndavuga ku muntu mukuru, noneho buri gitondo ukabikora iminsi 7, ibyo bikuramo inzoka ya ogizire. Kandi iyo nzoka itera no kuruka, igatera no kudiyara, byose bikazira rimwe. Noneho ni ukurya karoti mbisi ebyiri mu gitondo kare umuntu akibyuka, akazikoresha buri munsi, akabikora iminsi 7 adasiba. Ibyo bikuramo inzoka za ogizire. Nanone kwiyina amazi watogoshejemo tungurusumu ukayicaramo iminota 15, ubwo ni nko kuvuga amaritiro 3 y'amazi. Kuyatogosamo tungurusumu, watogosamo akarayi kose cyangwa uduheke 4, noneho yamara kuba kazuyaze ukayicaramo iminota 15, gatatu mu cyumweru, ukabikora ukwezi. Nabyo bivura ogizire, nuko kwishimagura bigashira. Inzuzi z'ibihaza nazo zivura ogizire, ndetse n'igitunguru by'imiheha. Biriya bitunguru bitari by'ibirayi, bitari onyo, bitari na poiro, ibyo nabyo iyo bikatiye ku byo kurya ugakunda kubirya kenshi, salade yabyo ubigeretse ku byo kurya, uko kwishimagura birashira kandi bikavura inzoka za ogizire. Ogizire rero ni utwo tuyoka duto cyane tutagaragara, ariko turyana cyane, tugatera kuryaryatwa mu kibuno, ugasanga umuntu yishimagura agacika n'ibisebe. Ibyo rero tumaze kuvuga birazivura, karoti n'ibindi. Iyo ari umwana muto cyane ukoresha umutobe wa karoti, urapa karoti ebyiri, ibikati byazo ukabikamuza amazi angana n'agace k'ikirahure, yarangiza ayo mazi ukayayungurura, akaba ariyo ajyanwa, maze akamuvura inzoka ya ogizire. Inzoka ya gatatu ni inzoka bita ascaris, mukunda kwita runwa mu Kinyarwanda. Itera kuribwa mu mara manini, niyo ikunda kuryana, ikaryanira mu mara manini, ni ukuvuga hagati mu mukondo niho hahingutse amara manini. Aho niho iryanira cyane, igatera imivurungano mu nda, igatera abana kuruka no kuhitwa no konda bakadara, igatera kuzongwa. Ku bantu bakuru ndetse n'abato ikunda kubatera ikizibakanwa, bakabura apeti, bagahorana icyaka cyinshi cy'inyota. Iyo nzoka rero ya ascaris ivurwa no guhekenya karoti imwe mbisi, cyangwa se umuntu mukuru akarya ebyiri, noneho ataranywa amazi mu gitondo. Nanone kwiyinisha amazi ukayicaramo gusa ashyushye, nabyo bikuramo inzoka za ascaris, bitera kuzituma. Ndetse niyo umwana muto cyane azirwaye, ugafata uduheke 3 twa tungurusumu. Niyo utafata 3, ugafata kamwe gusa ukagapfunyika mu gatambaro keza, ukakamwambika mu ijosi, mu kanya gato nyuma y'iminota 30 ashobora kuruka inzoka za ascaris, cyangwa agatangira kuzituma nyuma y'iminota 30. Iyo ni imiti ya ascaris. Ascaris nanone ivurwa n'igishihe, ifu y'igishihe cy'ikigabo, biriya bitangira ngo ni vergerete, nacyo kiri mu bintu bivura inzoka ya ascaris. Ufata ifu y'igishihe ku kayiko gatoya kamwe bita petite cuillère, noneho ifu yako ukayishyira
mu gatasi k'amazi y'akazuyazi, ukayungurura ukanywa ayo mazi mu gatasi, nabyo bivura inzoka ya ascaris. Ascaris rero reka tuyiveho, twimukire ku nzoka ya kane bita ankylostome. Ni inzoka itera amaraso make, cyangwa se kugira umuntu agira isereri nyinshi agakunda kwikubita hasi akazungera, maze ibyo bikamumaramo imbaraga. Iyo nzoka ya ankylostome noneho ituma umutima w'umuntu utera nabi, nacyo ni ikindi kimenyetso cyayo cya kabiri. Cya gatatu, itera abana kuzingama bakagira ubudari bakonda. Ikimenyetso cya kane ni ukuruka amaraso kurwaye iyo nzoka. Icya gatanu no guhitwa amaraso. Iyo ni inzoka bita ankylostome. Umuti wayo rero nanone ni bimwe mu byo tumaze kuvuga haruguru bivura ascaris. Biriya bivura ascaris byose haruguru twavuze karoti imwe cyangwa ebyiri ku muntu mukuru, twavuze kwiyinisha amazi ukayicaramo ni ya minota 15. Haruguru nanone twavuze igishihe cy'ikigabo, ifu yacyo ku kayiko gato mu itasi y'amazi ashyushye, ukayinywa buri gitondo, ukabikora iminsi 7, nabyo bivura inzoka ya ankylostome. Inzoka ya gatanu bayita trichocephale. Iyi trichocephale nayo iva mu myanda. Ku bakunda kugira imyanda izengurutse urugo, abana bakunda kwituma hazengurutse inzu, ibyo nasomye ngo byirukana n'abamarayika mu muryango kubera umwanda burya nawo ni mubi. Niyo mpamvu kubaha Imana bijyana no kwanga imyanda, ndetse aho Abisirayeli bagandikaga hose bari barabujijwe kwashyira imyanda, kuko basabwaga kugira igihosho bagendana gituma aho buri wese yicaye ahahaguruka ahatunganije. Noneho ibyo bigatuma bahorana isuku mu buzima bwabo, kuko aho Imana iri hagomba kuba hari isuku, n'abamenye Imana bagomba guhorana isuku, kuko isuku ari isoko y'ubuzima. Rero iyi nzoka ya trichocephale iva mu myanda yo mu rugo. Bamwe bayirunda mu rugo, abakikije inzu, abegeranye n'ibimoteri n'ingarani basukamo imyanda. Ibyo bigira izo nzoka za trichocephale. Ni bibi rero gusuka imyanda aho hantu. Iyo nzoka rero nayo ifite ibimenyetso biyiranga. Itera impiswi, yica igikuriro cy'abana, itera kuruka, nayo ni mbi cyane. Umuti wayo ni ukurya karoti mbisi, nanone ni ukwiyina amazi watetsemo time. Iryo jambo kwiyina ni ukuyicaramo iminota 15 n'ubundi 3 mu cyumweru, ukabikora ukwezi. Ifu ya time kandi nayo iri mu bivura inzoka. Ivura inzoka, waba uyiminjagiye mu biryo ugiye kurya, ivura inzoka. Shobora kuvanamo za ascaris. Ifu ya time kandi itera igikuriro. Ifu ya time yongera amaraso. Ifu ya time ikora ibintu byinshi cyane, ndetse ituma ubwonko bw'umuntu bwongera kuvugururwa, bugakanguka, bugahorana imbaraga n'imbaduko. Ndetse ifu ya time itera no ubwonko bw'umuntu kwibuka. Ifu ya time wayishyira no mu gikoma ukanywa, wayishyira mu byo kurya ukarya, iyunguriye neza, ikozwe neza, ikora ibitangaza byinshi, igakiza n'ibisebe byananiranye. Rero iravura cyane bifatanije n'amavuta ya elayo mu kuvura ibisebe. Itera ubwenge guhora bukangutse cyangwa se bugahora ku gihe iyo ukunda gukoresha time cyane. Niyo mpamvu nayo ari imwe mu bivugurura ubuzima. Noneho reka tujye ku nzoka ya gatandatu bita tenia. Tenia zirimo amoko abiri. Hari tenia iba mu matungo bita saginata. Mukunda kubona kenshi bayihandura ku rurimi rw'inyamaswa bita ku matungo nk'ingurube. Bakunda kuyita ngo ni denya. Iyo tenia bayita saginata, niyo ifata amatungo. Hakabaho na tenia y'abantu bita sorium. Igira metero 16 z'uburebure. Ikunda kuba mu mara manini. Uyirwaye ishobora no kumutera kwishimagura agafurutwa. Itera no kugira ibintu by'ibihuka byo bita kwikubya. Bigenda bisohoka mu kibuno bikagwa, bigenda bifufuka bimeze nk'ibivuvu. Ibyo ni bikomoka kuri iyo nzoka ya tenia sorium ifata abantu. Iyo tenia kandi ni mbi cyane. Ifite ibimenyetso bibi byinshi. Aho wishimye hose harashifuruta, hakaza ibintu by'ibiturugunyu bisa n'ibiheri, ndetse bimeze nabi. Igira umwanda mwinshi kandi iva no mu myanda. Iyo tenia nayo ni mbi cyane, ariko nanone iravurwa igakira. Ndetse iyo unyoye umuti wayo ikunda gucikagurikamo ibice.
ni ukuvuga ngo iyo ufashe amata y'igipapayi niwo muti wayo, warangiza ukafata ayuzuye ku kiyiko kimwe turisha ukayanywa, wamara kuyanywa ukanywa nanone agatasi k'amazi yashyushye y'akazuyaze ushyizemo akayiko gatoya k'amavuta y'amagaja ariya y'ibibonobono. Nyuma y'iminota 30 wumva ukeneye kwituma cyangwa se kudiyara, noneho ugahita ufata amaritiro 3 y'amazi y'akazuyaze washyize mu ibase ukayicaramo. Ubwo butangiye kwituma ibice by'inzoka ya teniya. Ushobora kuyituma, wagira amahirwe wenda ukituma nka metero 8, ni kimwe cya kabiri cyayo. Maze icyakora ukaba ufite ikintu hafi cyo kunywa cyangwa kurya kiri bugusubizemo imbaraga, kuko iyo umuntu ayitumye arazindara agasa n'utaye ubwenge cyangwa agacika intege. Biba bisaba rero kongera kwisana no kwiyubaka, kuko ni inzoka isenya umubiri igasenya ubuzima bw'umuntu. Umuti wayo rero nanone ni karoti mbisi, ukayifatanya nanone ukayirya kare nkuko twabivuze ukibyuka. Nanone ugakoresha inzuzi z'ibihaza, ushobora kurya nk'ibiyiko 2 cyangwa 3 ku muntu mukuru. Noneho ukabikora buri gitondo, ukabikora iminsi 7 wikurikiranije. Ibyo bivura inzoka ya teniya. Waba ushaka kuyituma ugakoresha bwa buryo nababwiye bw'amata y'igipapayi ndetse n'amavuta y'amagaja ava mu bibonobono. Iyo ni inzoka ya teniya. Inzoka ya gatandatu ni inzoka bita Botriocephale. Botriocephale nayo ni inzoka mbi cyane, itera kwituma amaraso arimo uburozi. Ayo maraso y'iyo nzoka bita Botriocephale aho anyuze harashya, atwika umubiri, hagacika ibisebe, aho anyuze hose ugasanga hahiye. Umuti wayo rero Botriocephale nayo ni karoti hamwe n'inzuzi z'ibihaza nkuko twabivuze haruguru, ku nzoka ya teniya cyangwa se yimanika. Ibyo rero niyo mpamvu tugomba nanone kubikoresha, noneho maze bikajya bidufasha kurwanya ziriya nzoka, ariko tutibagiwe no kunywa amazi, kuko amazi arinda inzoka, akazivura ndetse akanazikingira, kandi agakuramo amagi yazo n'imyanda yazo n'igihe cyose umuntu amerewe nabi. Rero niyo mpamvu kugira ngo tutazasoza ubuzima bwacu nabi, tugomba kubufata neza tukarinda iby'Imana yaturagije, kuko ariho n'igihe tuzabibazwa. Burya hari impamvu zituma dukwiriye kuba maso. Icyambere nuko dufite umwanzi uduhiga, uzerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Ibyo muzabisoma mu gitabo cya Petero mu gice cya 5 urwa mbere ku murongo, muhereye ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8. Nanone igituma dukwiriye guhora turi maso nuko tugiye kuzahagarira imbere y'Umwana w'umuntu, buri wese akabazwa ibyo yabikijwe. Kandi nkuko byanditse muri Luka 12 umurongo 16 umurongo wa 12 haratubwira ngo utazi gufata neza iby'abandi yabikijwe ntawe uzamuha ibyo yitegekaho. Burya iby'abandi twabikijwe ni ubu buzima dufite bw'ubutirano, ubu bwa none mubona bw'akanya gatoya, ubu buzima butari ubwacu umuntu yakwa, ntajurire, ntatake, ntarege. Imana aho ishakiye kubuhagarika, ukabona yishubije umwuka wayo, umubiri ugasubira mu mukungugu aho wahoze, umwuka ugasubira ku Mana yawutanze, maze umuntu akabura agashira, ndetse yaba atarizeye Imana agashira buheriheri nk'umwanda umuvamo, nkuko Yobu yabivuze. Birakwiye ko ubuzima dufite bw'ubutirano tubufata neza, kugira ngo tuzahabwe ubwo twitegekaho, aribwo bugingo buhoraho tutazakwa. Rero utazi gufata neza ubu buzima bwa none ntawe uzamuha ubwo yitegekaho bw'ahazaza, kuko bwo nta n'uzabwakwa, azabuhorana nta kishobora kubumwaka. Niyo mpamvu dukwiriye kubufata neza kugira ngo tuzasaze neza. Mbese ntidushake nubwo tutajya mu ijuru, ariko tuzagira amasaziro meza, tuzagire n'amaherezo meza, tuzasige n'amateka meza ku isi, tuzasige ku isi twarakoze ibyo twaremewe, maze nitugerekaho no kuzabona ubugingo, bizaba ari akarusho ndetse bizaba ari umusozo mwiza. Niyo mpamvu iyo umuntu atangiye gusaza, muzasanga inshuro nyinshi izi nzoka ariho zikunda no kumwibasira cyane, bitewe nuko ya mirire yamukizaga ikanamuvura ikanamukingira igenda ihinduka, inzoka zikamubasha, akananirwa kunywa amazi ngo ntayashoboye, ngo arayanywa akayagarura. Noneho ubusaza bugatangira bukamwibasira, akarwara indwara z'umugongo,
akarwara indwara z'imitsi, akarwara n'indwara zo kwibagirwa cyangwa se z'amazinda, dore ko ibimenyetso biranga gusaza ni ibimenyetso bigera nk'ibimenyetso bigera nko kuri 5. noneho icya mbere ni ugutangira kugira iminkanyari, ukabona umuntu atangiye gupfunyarara umubiri, kandi iyo ukunda kurwara n'izo nzoka ibyo bimenyetso bikunda kukugaragaraho, urwara iminkanyari. Icya kabiri, ugakunda kugira inyota nyinshi, ugakunda kunywa kuruta kurya, nabyo ni ibimenyetso bijyana ku gusaza. kandi koko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko igitsina gore iyo bashoboye kugaburira abo bashakanye bakabamara inyota ukabaha n'icyo kunywa, yewe ngo ubu mushyize ahantu adashobora kukwibagirwa, ubu mwiziritseho ndetse ubu namukijije. Niyo mpamvu muri iki gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo kitubwira ko nta muntu wemererwa gushaka ngo agire urugo maze ngo yubake atazi kuvura. Nuguhangara, nugukora ibitakwiriye cyangwa se ibyo utazi, wawinjiye mu byo utazi. Igihe winjiye muri ibyo uzi ngo uzarera gusa utazavura. Muzabisoma mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo page 83 haranditse ngo buri mukobwa wese wa Eva afite uburenganzira bwo kuronka ubumenyi bushyitse kubirebana n'inshingano zo mu rugo, kandi akakira inyigisho zihagije kubyerekeye imirimo y'imuhira. Buri mukobwa wese agomba kuba yarahawe inyigisho zizamubashisha mu gihe azaba ari umugore cyangwa ari umubyeyi kuzuza inshingano zimureba nk'umwamikazi. Agomba kuba afite ubushobozi buhagije bwo kuyobora, ni ukuvuga ngo kuba umuyobozi. Umugore biramureba, akwiye kumenya kuyobora, kuko umugabo ashobora gupfa, umugore agasigara ari umuyobozi. Umugabo yarwara, umugore akaba ari we uyobora, kuko umugabo yabaye umurwayi, inshingano zananiranye. Umugabo yasara agata ubwenge, umugore akaba ari we usigara atekerereza urugo. Umugabo yaguta mu gatana, wa mubyeyi we, ugasigara ari wowe ufite inshingano za kigabo n'iza kigore. Umugabo yafungwa agakatirwa, ukazasigara wishingiye urugo. Umugabo yata ubwenge, akaba ari wowe usigara uri umuyobozi. Umugabo yahunga mu gatandukana, ugasigarana inshingano yari yikoreye. Iyo mpamvu bakubwiye wa mukobwa wa Adamu we, wa mukobwa we ufite inshingano zo kuba mu rugo no kuruyobora, ukwiye kumenya kuyobora, ukwiye kumenya kwigisha, angwa akwiye kumenya kwigisha abana be no kuyobora abakozi mu mirimo cyangwa se ku kazi, nkuko mubisoma mu Migani igice cya 30 aho bavuze ngo 31 uhereye ku murongo wa 15 ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo, ngo agaha abakozi imirimo, buri wese akamenya ibyo ari bukore muri uwo munsi abo mu rugo rwe. Cyangwa ariko ngo ni umugore ufite umutima, hari n'abatawuheruka. Mu gihe rero nanone agomba kuba azi kuyobora abo mu rugo rwe, cyangwa se mu gihe byahinduka nk'uko twamaze kubivuga agahagarara mu nshingano, akaba yanayobora urugo rwose. Agomba kuba asobanukiwe n'imikorere y'umubiri w'umuntu, akamenya n'amahame y'isuku n'isukura, akamenya ibirebana n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, akamenya imyambarire ikwiriye, akamenya imirimo n'ibinezeza n'ibindi byatuma umuryango umererwa neza. Uwo ari we wese ugamije gushinga urugo, ibi nabyo biri mu nshingano ze. Burya abavandimwe, kubaka ntabwo ari ugukina, ahubwo umuntu agomba kuba azi no kuvura, akaba azi no gukingira akoresheje amazi nk'uko twabivuze, mu kuyanywa, mu kuyiyuhagira, ndetse no mu kuyakoresha mu zindi nzira zose yateguriwe. Ibyo byose ni ubuvuzi umuntu akwiriye kumenya mbere yo kubaka urugo no kurushinga. Akwiriye kuba nawe ari umuvuzi, kuko umubyeyi ari we muganga w'urugo, niwe dogita warwo, niwe dogiteri ukiza umuryango wose, niwe ushinzwe amagara mazima y'umuryango, niwe ushinzwe kumererwa neza kwawo, niwe uzana umunezero mu rugo, niwe wakira abashyitsi. Umugabo arabararika, umugore akabakira, abana bakabasanganira bakababikira, urwo rugo rukitwa umuryango uhiriwe. Niyo mpamvu uwo muryango uhiriwe wavuzwe mu gitabo cya Zaburi 112 kuri uyu murongo nshaka gusoma. Uwo muryango wavuzweho aya magambo bavuga bati: hahirwa uwubaha Uwiteka akishimira cyane amategeko ye, urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi. Umuryango w'abatunganye uzahabwa umugisha,
ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwe, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Abatunganye umucyo bavira no mu mwijima, uvira ugira imbabazi n'ibambe agakiranuka. Hahirwa ugira imbabazi agakunda kuguriza abandi, agakora imirimo ye mu buryo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibuka iteka ryose, ntazatinya inkuru mbi, umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. Burya Uwiteka niwe muganga mukuru wacu, ibyaremwe nabyo bikatuvura kandi bigafasha ubuzima bwacu. Uwiteka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo Yesu adukiza ibyaha, ibyaremwe bikadukiza indwara n'uburibwe, maze itorero ryayo naryo rikagoboka abatishoboye. Iyo niyo mirimo y'ubutumwa bwiza. Ngibyo ibyo twamaze gusoma aho twasomye mbere hatubwiraga ngo amatorero y'Imana nakira nayo azakiza, niyumvira Imana azakiza, azabamo amasoko yo gukiza indwara, azabamo ayo gukiza uburibwe ndetse n'ububabare. Niyo mpamvu uwinjiye mu itorero ry'Imana nawe arakiza, kuko naryo riba ryamukijije. Ukize burya nawe yiga gukiza abandi. Muri iki gitabo dushaka kurangirizamo cyitwa uburezi, ku rupapuro rwa 302 harimo aya magambo atubwira ati 301 na 302 harimo aya magambo atubwira ngo indi nshingano ikunda kwirengagizwa ariyo nshingano abasore bakangukiye kwita ku bya bakagombye gukangukira kwita ku bya Kristo. Kristo abasaba ko bagomba gusobanukirwa neza n'inshingano yo kwita ku by'itorero cyangwa se ku mirimo y'itorero. Hagati ya Kristo n'itorero rye hari isano ya bugufi kandi yera. Yesu ni umukwe, itorero ni umugeni. Yesu ni umutwe, itorero ni umubiri. Ibyo bituma bityo kugirana isano kwacu na Kristo niko kugirana isano n'itorero rye. Iyo duhuje na Yesu tuba duhuje n'itorero, kandi iyo duhuje n'itorero tuba duhuje na Yesu. Itorero ryashyiriweho gukorera abandi no kubakiza, kandi ni intambwe yaryo ya mbere. Intambwe ya mbere y'ushaka gukorera Kristo abanza gufatanya n'itorero rye. Kugandukira Kristo bisaba ko dukora inshingano z'itorero dukiranutse. Ibyo rero ni umugabane w'ingirakamaro mu burezi bwacu no mu baturera no mu bana bacu. Dukwiye kubabwira ko iyo bemeye gukorana n'itorero ry'Imana bagakora inshingano itorero ribahaye, ko burya baba bakorana n'Imana. Nawo numwe mu mugabane w'uburezi. Burya abavandimwe, ku isi Imana yakiza amashuri 5 tugomba kunyuramo kugira ngo tuzagere imbere yayo dusohotse muri ayo mashuri dushyitse nkuko Yakobo yabivuze tutabuzeho na gato. Muri ayo mashuri 5 ishuri rya mbere ngo umwana yigiramo ni muhira iwabo mu rugo, ahigira kubaha Imana n'abantu kugira ngo nanone abe muntu muzima ushyitse. Nanone ishuri rya kabiri umwana yigiramo ngo ni mu itorero, akahatorezwa kubaha Imana no kuyikorera ndetse no gukorera rubanda. Ishuri rya gatatu umwana yigiramo ni muri leta, hariya kwa diregiteri, aho mwigira imibare no kwandika no gusoma n'izindi ndimi, ndetse kugira ngo mwagure ubumenyi bwanyu. Noneho ahandi ishuri nanone rya 4 ngo nukwigishwa n'iminsi. Imibereho mibi nayo ni ishuri Imana yateguye abantu bagomba kunyuramo, isi nayo ikabakosora ndetse irakosora kurusha gereza. Noneho mu wa 5 ni muri gereza, niho ubuzima busozereza iyo umuntu atitwaye neza muri ayo mashuri Imana yamushyize imbere. Rero bantu b'Imana, niyo mpamvu dukwiye kugendera mu mucyo twahawe, tukumvira Imana kugira ngo ibyo yaduhaye nabyo bidukize, bidukingire kandi bituvire, biduhe n'amagara mazima. Rero igitabo cya Yesaya igice cya 50 ku murongo wa 11 harimo amagambo atubwira ngo yemwe abacana mwese mukikikiza muri impande zose, nimugendere mu mucyo wanyu no mu w'imuri mukongeje. Uwo mucyo ni ijambo ry'Imana. Ariko nimutaryumvira ibyo mbageneye muzaryamana umubabaro. Uwo ni umuburo kuri twe. Rero reka tugendere mu mucyo Imana yaduhaye, ijambo ryayo nk'umuyobozi kandi nk'umutware wacu rizaduhesha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. By'umwihariko bijyaniranye n'umubiri, ariko mujye mwifuza gukira umutima mbere. Iby'umubiri burya biza nyuma, kandi ntabwo uyu mubiri wacu uzabona Imana ahubwo